Umva rate nkubwiza ukuri havuyemo ibintu byo kubeshya no kwiha amahoro cyangwa n'ibindi wenda abantu bashobora kugushuka. Niba udashobora kuvuga icyongereza mu ruhame cyangwa niba udashobora gusobanura uwo uriwe, gufata ijambo mu nama cyangwa no kugira ikindi uvuga mu ruhame igihe baguhaye ijambo, byose ukabikora mu cyongereza, something is going wrong. Harimo ikibazo byanga bikunda. Kandi icyo kibazo kigomba gukemuka. Reka twibwize ukuri. Niba uri umuntu usobanutse wenda waranize primary, secondary, ugera no muri kaminuza cyangwa n'andi hose waba waragarukiye, niba udashobora kugira ikintu uvuga ngo ukivuge mu cyongereza cyiza, something is going wrong with you. Hari ikibazo kandi icyo kibazo kigomba gukemuka. The good news is we are teaching everybody who is willing to improve their English from Monday to Friday and our lessons are fully online. Muri Rugwiro Languages turi kwigisha umuntu uwo ari we wese ufite ubushake bwo kumenya icyongereza, ashaka kuimprovinga speaking yawe, cyane cyane ibijyanye no kuvuga ndetse no kumva. Ntabwo bivuze yuko tutibanda no kuri reading na writing, gusoma no kwandika, ariko cyane cyane abantu bashaka kuzamura ubumenyi bwabo mu kuvuga ururimi rw'icyongereza, turakwigisha kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Abashaka kwiga namwe muri weekend, you can always join us. Kandi ikiza cyacu n'ibiciro byacu ni bitoya rwose, ntabwo duhenda. Ushobora kutwandikira tukakwigisha icyongereza online. Text us now.